Reka nongere mbasuhuze kandi mbifuze kugira ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Iki ni ikiganiro Top 10 nkuko musanzwe muzi cyangwa se nkuko musanzwe mubimenyereye. Ntabwo twaruka kugikora ariko tugiye kugikora this time cyangwa se uyu mwanya tugiye kugikora tubifuriza isabato nziza, tubifuriza imyiteguro myiza y'isabato, tubifuriza ibihe byiza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Ngiye muri kumwe kandi muri kubana nitwa Theophile Byukusenge. Nizere ko mukomeje kugubwa neza. Iki ni ikiganiro kandi dukora cyangwa se tubagezaho ku bufatanye bw'andi makuru agiye atandukanye. Anyway, ni ikiganiro cyangwa se twifuza ko mwazajya muza kwamamazamo abafite ibitaramo, abafite indirimbo, abafite ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ariko ku ndirimbo ho tuzajya twitonda kuko turabona ibintu biri kugenda birushaho gufata intera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, kubera ko hari ibyo tugiye kujya twirinda. Ari muraza kwihangana, si uko tudashaka kubasapotinga cyangwa se gucuranga indirimbo zanyu, ahubwo kubw'umutekano wa channel kwringiratv cyangwa se w'iyicano muri rusange tugomba kurinda n'uwo mutekano tugomba kurinda. Bityo muzajya mwihangana, nta ndirimbo tuzajya ducuranga ahubwo tuzajya tuzibabwira, ahubwo abagize uruhare mu gusapotinga kino kiganiro aribo bakomeza kugenda bagarukaho rimwe na rimwe bitewe n'ibyo tuzaba twemeranyije, kuko twabonye hari ibintu byinshi bitandukanye biri kugenda bitugeraho, sometime bikatugusha hasi. Kugira ngo mubyumve neza, biragoye ko kuri kwringiratv muzongera kugenda muhabona ibitaramo biri coverage cyangwa se biri coverage bitewe ni ibizajya bihakorerwa nibyo tuzaba twamaze kwemeranya na ba nyiri igitaramo cyangwa se twamaze kubyumvikana mu mpande zose, ku buryo habonetse ibibazo runaka byagira uburyo bumwe cyangwa se ubundi bitewe n'ibyo twabonye muri kino cyumwe. Twabonye ibyago ku buryo hafi kwringiratv yari igiye gusibwa kuri kwringiratv, ariko kubw'imbaraga y'Imana n'ubushake bwayo irahagoboka ntihagira ikiba. Bityo nihanganishe umuvandimwe mugenzi wacu Itabaza, ndetse very soon nawe burya araza kugaragara. Mwihangane kandi nizera ko abakunzi b'Itabaza Nyagasani arahari, ukuboko kw'Imana kuracyahari, nta cyabaye nta n'icyacitse, ahubwo imbaraga y'Imana iracyahari. So katwikomereza n'ikiganiro cyacu rero karagaciyemo cyangwa se kari akanyuzemo, tumwihanganisha ndetse twihanganisha n'abakunzi ba Itabaza muri rusange. Rero nibyo nagombaga kubabwira. Ikiganiro Top 10 rero ni ikiganiro muri rusange kigamije guteza imbere, kigamije gushigikira amakorari, kigamije kumenyekanisha ibihangano, kigamije kumenyekanisha abaririmbyi bagiye batandukanye. Nawe niba uri kutwumva, join cyangwa se tujoininge kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Subscribinga, uduhe igitekerezo cyawe, uvuga uti ibyo mwatugejejeho ni byiza cyangwa se si byiza, bityo biraza gutuma hari icyo tubasha gukosora. Ariko nawe muri kino kiganiro abaterankunga bacu bakuru nkuko muri kubabona ni korari yitwa Intumwa z'Umwami, akaba ari korari ibarizwa ku itorero ry'Abadiventisti wa karindwi, itorero rya Ndera. Bafite indirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye mwakunze, ariko muri kano kanya indirimbo yitwa umujugujugu niyo ndirimbo turi kuplayinga, niyo ndirimbo twafatanyije cyangwa se twahisemo kugira ngo nabo bahisemo kugira ngo tumenyekanishe muri kino kiganiro, ubundi ibintu bigende neza. Top 10 yacu rero muri kano kanya muraza kunyemerera duhere kuri iyi korari turi kubereka muri kano kanya. Ni korari yakunzwe, ni korari bavuga ko yaje imaze imyaka myinshi, ariko abantu mu kwimenya kwabo, abantu bayimenye 2020 ubwo covid cyangwa se ku mwaduko wa covid. Ngira ngo kwringiratv twabahaye congratulation cyangwa se twabahaye impano ikomeye cyane. Ngira ngo nkuko muri kwibona mu ifoto, ni impano ikomeye cyane kuba turi kubavuga muri kano kanya, turi kwamenyekanisha. Ni impano ikomeye cyane, niyo mpamvu umusanzu wacu dutanga buri gihe tubabwira ngo musubscribing amakorari, musubscribing abaririmbyi, musubscribing amacana agiye atandukanye, ariko kandi amacana ashigikiye umurimo w'Imana. Ibyo byose rero nibyo tugiye kugarukaho. Rero korari Inyenyeri z'Ijuru akaba ari korari ibazwa mu itorero ry'Abadiventisti wa karindwi, itorero rya hariya Imahembe, ndetse akaba ari korari uyu munsi wa none imaze kugera abayisubscribinze bagera ku 130. Ni benshi cyane. Ngira nkuko muri uyu munsi twese mu kugina tubibereka kugira ngo mutagira ngo
ngo ni andi macenga tuba dufite ku ruhande cyangwa se ni ibindi bikorwa tuba dufite ku ruhande tugamije, oya, twahisemo kugenda tubibereka. Kandi muri ako kanya twaberetse zimwe mu ndirimbo zabo zagiye zikundwa cyane cyangwa se zimwe mu ndirimbo zabo zagiye zirebwa cyane, nazo twahisemo kugenda tuzibereka kugira ngo nazo mugende muzibona cyangwa se mugende hari ukuntu murushaho kugenda muzibona zimwe muri izo ndirimbo. Kandi ngira ngo hariyo muri kubonamo iyitwa Ibihombo. Iyi ndirimbo Ibihombo imaze imyaka 2 kuri YouTube, ikaba imaze kugira 3,700,000. Murabyumva rero, ni ikintu gitangaje cyane. Iyi ndirimbo yakurikiyeho kandi ni indirimbo yitwa Aidatawe, indirimbo bakunze muri benshi. Twababwiye ko muraza kutwihanganira, ntago tuza kugenda dupurayinga indirimbo zabo kubw'umutekano ndetse no kubw'ubusugire, no kuzirikana agaciro no guha agaciro ka nyiri ibihangano cyangwa se korali muri rusange. Ariko natwe twisigasira kubera ko twatatswe bikomeye, biba ngombwa ko habuze gato kugira ngo channel yacu ibe yavanwaho. Ariko Imana irahari, muhumure, duhumure, kandi n'amakore dukorana nayo n'ay'Imana. Rimwe na rimwe hari ubwo babikora kugira ngo barinde ubusugire bwabo, nabyo biba biri ngombwa kandi nabo turabashimira cyane. So rero iyi ndirimbo Aidatawe imaze kugera abarenga 3,000,000 bakurikiye indirimbo yitwa Aidatawe kuri YouTube. Iyi ndirimbo nayo ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri 3,000,000, ikaba imaze imyaka 2. Indi ndirimbo ya gatatu yaje kurebwa cyane ni indirimbo yitwa Urugo Ruhire. Iyi ndirimbo kandi ikaba ari indirimbo korali Inyenyeri z'Ijuru zaririmbe cyangwa se zahimbiye umusore umwe mu bagize uruhare runini rukomeye cyane mu ndirimbo zigiye zitandukanye za korali Inyenyeri z'Ijuru, yitwa Evariste cyangwa se ukaba wamwita coronavirus nk'uko abandi bagenda bamwita, ariko twebwe turamwita Evariste mu buryo bugiye butandukanye. Indirimbo rero ikaba imaze kurebwa na 1,000,000 n'abantu benshi. Indi ndirimbo ni yitwa Urukingo, Nitwifuza, Ubukwe ndetse n'indi yitwa Ibiyobyabwenge. Iyi ikaba ari indirimbo rero yasoje izi ndirimbo ifite 793 byareye abantu babashije kureba iyi ndirimbo ya korali Inyenyeri cyangwa se indirimbo za korali Inyenyeri z'Ijuru. Twasemo kugenda tubikora tubibereka kugira ngo mutagira ngo ni ibindi bintu byo ku ruhande, oya. Abenshi uru rutonde twasemo kubategurira ni urutonde byibuza twagerageje gukora rw'amakorali afite ababakurikira byibuza twavuga ko bari hejuru y'ibihumbi 40. Ubwo nimvuga gutyo muraza kumva amakora agiye atandukanye. Ese korali yawe urayibona cyangwa se korali yawe urayumva, biraza kugenda gute? Nge rero muri kumwe uri kugusuza ndetse uri kukwifuriza kugira ibihe byiza, ndacyari wa wundi cyangwa ndacyari jewe Byukusenge Theophile. Tunyarukire ku mwanya wa kabiri. Ngira ngo nkuko muri kubibona aho turaza kuhasanga amakorali menshi agiye atandukanye, ndi kubibereka ngira ngo muri kugenda mubibona. Turaza kuhasanga amakorali agiye atandukanye, turaza kuhasanga abaririmbyi bagiye batandukanye. Mbibutsa ko uru rutonde nta handi warusanga usibye kuri Kwiringira TV. Ese warasubscribinze? Bana natwe dufite byinshi tugiye kujya tubagezaho, byinshi bigiye bitandukanye twavuguriye nyuma yo kubona impinduka nyinshi zigiye zitandukanye, ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Wowe ufite ubuhamya, wowe ufite ikiganiro, wumva ufite ibyigisho, wowe wumva ufite byinshi wasangiza abadukurikira kandi byafasha benshi, by'umwihariko mu rugendo rwo gukizwa ndetse no mu rugendo rwo kurekeza hafi y'Imana, uhawe ikaze. Rero nkuko nari mbibabwiye, hari icyo murasha kubona, hari icyo murabasha kubona, ari abo twahisemo kugenda tubabereka, ari nabo twahisemo kutababereka bitewe n'impamvu, ariko nabo turaza kugenda tubabwira kuri analytics zabo uko zihagaze cyangwa se uko viewership yabo ihagaze iterero. Ku mwanya wa mbere turaza muri bano bahanzi, nabo tuba tugomba kubatekerezaho cyane tukabarebaho, kuko ni bamwe mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo byibuza abahanzi bo mu itoro ry'Abadiventiste wa 7 bajye imbere kandi barusheho kugenda bakura cyane, bagaragare cyane, bamenyekane cyane. Yitwa Mwarimu Sozi Joram. Uyu akaba ari umwe mu bamenyekanye cyane muri korali Ambassadors of Christ Choir, ndetse uyu kandi akaba ari umwe mu bamenyekanye cyane mu batoza bagize uruhare mu
kuzamura amakora ndetse n'abaririmbyi bagiye batandukanye benshi cyane. Urabyumva ute cyangwa se uri kubitekereza ute wowe ubwawe, wowe yaragufashije cyangwa se yaragusapotinze uyu munsi wa none ukaba warazamutse nawe ubwe akaba yarazamutse? Ni by'agaciro ndetse n'ibyo gushimirwa. Sozi Joram uyu munsi wa none afite abamukurikira cyangwa se biyemeje kumukurikira bagera ku bihumbi 72 n'abantu 700 bamusubscribinze, kandi uyu kandi akaba amaze kugeraho video 25 zatumye abagera ku 72 ndetse n'abantu 700 babasha kumukurikira. Mu ndirimbo kandi afite zarebwe, afitemo indirimbo yitwa Nesonga, ndetse mu ndirimbo afitemo yitwa Amahirwe ya kabiri. Ni indirimbo kandi mwamenye muri benshi cyane, indirimbo kandi yamenyekanye cyane mu gihe ubwo Covid yaririmbanije cyangwa se n'ibindi. Indi ni yitwa Komeza icyo ufite, indi ni yitwa Yote ni ya Mungu cyangwa se byose ni ibya Mungu cyangwa se byose ni ibya Yesu. Rero n'izindi nkuko muri kugenda mubibona. Uyu muhanzi kandi akaba umunyabigwi mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi by'umwihariko muri Korali Ambassadors. Uyu munyabigwi kandi ni umunyabigwi uhambaye cyane mu banyamuziki bagiye batandukanye. Nizere ko nawe uri kubana natwe uri kudukurikira tukugezeho aya makuru agiye atandukanye. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga umukobwa w'intwari, nawe nuza kumureba cyangwa se nuza kureba we atandukanye cyane. Ngira ngo ku bwinshi uburyo twagiye dutondekanya aya mavideo cyangwa se uburyo twagiye dutondekanya iyi top 10 turi kubahereza cyangwa se turi kubagezaho muri kano kanya, ni uburyo nabo n'imyaprodingire yabo nayo yagiye ikurikirana, ariko kandi subscribers nazo zikaza imbere cyane. Ku mwanya wa kabiri turaza kuhasanga umukobwa Vumilia Mfitimana. Uyu mukobwa kandi afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye mwakunze, hari yitwa Nyigisha, Amahoro, bya bindi, na nubu, undutira byose, Ibaga nta kinya, Uzandinde gupfa kabiri, ndetse n'iyitwa Zahabu kandi akaba ari indirimbo aherutse gushyira hanze vuba gato cyane bitari kera. Indirimbo nayo ikaba yarakurikiwe cyane. Mu by'ukuri ntabwo twavuga ngo tubirondore, ndetse indirimbo uyu muhanzi akaba amaze kugira abamukurikiye cyangwa se abiyandikishije mu kumukurikira bagera ku bihumbi 68 n'abantu 200, ndetse kuri ibyo kandi akaba amaze kuuploadinga video zigera ku 100. Nimwe ni video nyinshi, ndetse umukobwa umwe ukora cyane. Ngira ngo muraza kubona ko andi makorere menshi atandukanye uyu mwana w'umukobwa agenda arusha gukora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Basuhuze kandi mbifuriza gukomera no guhirwa muri byose. Mbifuriza mbabwira ko indirimbo tukiri kumva ni ya Korali Intumwa z'Umwami, indirimbo yitwa Mujugujugu. Ese ubutumwa urukumvamo ni ubuhe butumwa? Ni message ki cyangwa se nizihe mbaraga urukumva muri indirimbo? Turaza kugira ku mwanya wa gatatu turaza kwasanga umuririmbyi kandi akaba umuhanzi mu ndirimbo zigiye zitandukanye. Abenshi mwamumvise cyangwa se abenshi mwamukunze mu makuru agiye atandukanye. Mwamukunze muri korali yitwa Yesaraje, mwamukunze kandi mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye nyinshi. Twavuga twarondora. Yini chafite chano yitwa Rwanda. Iyi chano ugerageje kuyisura, ni chano nziza cyane, cyangwa se ku bantu bamuzi Music Rwanda niko yitwa. Iyi chano kandi ikaba imaze kwa uploadinga indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye. Zimwe muri zo ndirimbo arizo tugiye kubabwira, ngira ngo hari indi mu rukuyumva burya si kadukomeze n'ikiganiro cyacu top 10 yitwa Music Rwanda. Munyamara yitwa Elisa Muhayimana, akaba ari umuhanzi amaze kwa uploadinga video zigera kuri 269, ndetse amaze kugira abamusubscribinze bagera ku bihumbi 63 n'abantu 400 n'abantu 400.
ngira ngo hari murabyumva ni ibintu bikomeye cyane ku bahanzi. Ndetse uyu muhanzi afite indirimbo nyinshi mwakunze, afite indirimbo nyinshi mwarebye, ariko byibuza zimwe muzakunzwe ntabwo impamvu tutabishyize cyangwa se impamvu tutabigarutseho, zimwe muri zakunzwe cyangwa se zagarutsweho cyane harimo indirimbo zitari ize ku giti cye, ahubwo zirimo izandi makorari, nka korari nk'indirimbo yitwa, ndabona batarashizeho amazina yayo, ariko yitwa ni ya korari intumwa z'ubushake. Indi ndirimbo kandi yakunzwe iri kuri iyi channel ni indirimbo ya korari y'i Burundi iririmba neza cyane yitwa Calvary Memory. Niko ubwo ndi gusoma ibyo yagiye ashyiraho. Indi ndirimbo kandi ya gatatu yaba iri muzarebwe cyane ni yitwa waba uruhijwe n'isi. Rero indi ndirimbo iriho yakunzwe cyane ni iye ku giti cye nanone yitwa ngo uri urukundo. Indirimbo kandi ikaba ari iy'umuhanzi Elsa Cruz cyangwa se Elsa Muhayimana cyangwa se Claude Muhayimana ntekerezaho, ariko bisigura wa mugani w'umurundi. Indi ndirimbo kandi afite ni yitwa Burya. Iyi ndirimbo kandi nayo iri muzarebwe cyane. Indi ndirimbo kandi niri muzarebwe cyane ni yitwa Ungirira ibanga by Yesaraje, nayo indirimbo ikaba iri kuri iyi channel ya L Music Rwanda, nayo ikaba iri muzarebwe cyane. Indi kandi ni yitwa Uri Impano, nayo ikaba ari y'umuhanzi Elsa Cruz cyangwa se Claude Muhayimana. Rero byinshi bigiye bitandukanye uyu muhanzi, reka tumuve mu nkundire tumuveho, ahubwo nitumara kumuvaho twerekeze ku witwa Uwera Sala Sanyu. Ngira ngo hari impamvu ababo tutabashize ahangaha nuko hari indirimbo zimwe na zimwe bafitemo zigiye zimixinga, bagiye babana n'abandi bantu, niyo mpamvu tutagiye tubashyira kuri kano gafoto twagiye tubereka ahangaha. Ariko uyu muhanzi Uwera Sala Sanyu kuri uyu munsi wa none afite bamukurikira cyangwa se afite abamureba bagera ku 52,000 ndetse n'abantu 300 amaze kwa uploadinga video 7 zonyine. Ni iby'agaciro ndetse ni imbaraga zihambaye cyane. Rero ibi ntago tumuvugaho byinshi, ahubwo munyemere cyangwa se mutwemere twisimbukire twigendere twigire kuri korari ya kangahe, kuri korari ya kabiri. Mubazi mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye ni korari yitwa Inkuru Nziza. Mubazi mu ndirimbo nyinshi mwakunze muri benshi cyane, mubazi mu ndirimbo nyinshi mwakunze mu buryo bugiye butandukanye, bitwa Inkuru Nziza. Rero family choir akaba ari abaririmbyi barizwa ku itorero ry'Abadiventiste wa karindwi hariya mu Bibare. Zimwe muri izo ndirimbo harimo n'iyi ngiyi yitwa Tuzamuye Icyubahiro. Akaba ari indirimbo nziza rero ya korari Inkuru Nziza hariya mu Bibare. Basuhuze kandi bifurize kugira ibihe byiza, twifuriza isabukuru nziza brother sympathetic yaravutse cyangwa se yavutse, tumwifurize gukomeza guhirwa ndetse n'isabukuru nziza. Ba Jackson ndetse n'abandi bagiye batandukanye, ba Rebecca, Solange, Mama Jackson. Nizere ko nakomeje kugenda ugubwa neza. Rero iyi korari kandi ikaba yarakoze ibihangano bigiye bitandukanye mu myaka myinshi igiye itandukanye, ikaba imaze kugera abayisubscribinze ku mwanya wa 2 w'amakorari, ubwo twagiye ku mwanya wa 2 w'amakorari. Ariko kandi tunarebera hamwe imbumbe y'abantu bose, ubwo turaza gufata nitujya mu makorari iraba ari ku mwanya wa 2, ariko nitujya ku makora ku baririmbyi cyangwa se ku bahanzi urumva harimo ikinyuranyo, ariko twashatse kugira ngo dukore urutonde rumwe ariko kandi rurimo amakorari agiye atandukanye. Inkuru Nziza rero bamaze kwa uploadinga video zigera kuri 53 nkuko muri kubibona. Inkuru Nziza kandi bafite viewership iri hejuru cyane, ariko iyo viewership ikaba izamutse mu mwaka umwe utambutse. Utise byagenze gute natwe ntabwo tubizi, ariko nuko byaje cyangwa se nuko twabyisanzeho. So rero Inkuru Nziza bamaze kugera ababasubscribinze bagera ku 66 n'abantu 700 basaga. Viewership y'Inkuru Nziza iya mbere ihagaze viewership y'Inkuru Nziza navuga ko mbabwira muri kano kanya
reka tubirebe neza tutaza kugira icyo twica. Yitwa tuzamuye icyubahiro, ifite 1,1,600,000. iyo niyo viewership ya korali inkuru nziza, ariko kandi tukibarebera cyangwa se tukibarebwira uko viewership y'inkuru nziza ihagaze. Mbibutsa ko ibi nawe wabyirebera, ntabwo bishwa amaso yawe. Indi ya kabiri ikaba yitwa yari muto, ikaba imaze kugira abayikurikiye bagera kuri 2,2,500,000. Indi ndirimbo kandi ya gatatu iri mu zambere muzirebwa cyane cyangwa se muzarebwe cyane yakorera inkuru nziza ni yitwa izuba ryawe. Indirimbo izuba ryawe ikaba imaze kugira abayikurikira bagera ku 940. Indirimbo ya gatatu kandi ni y'indirimbo ya kane ni yitwa mukoreho. Indirimbo ikaba imaze kugira abarenga 810 bayirebye. Indi ndirimbo ni yitwa zenguruka. Indi ndirimbo ni yitwa mubwire. Indi ndirimbo ni yitwa dusabwe kimwe. Indi ndirimbo ni yitwa ndakumbuye, n'izindi, ariko zimwe muri izo ndirimbo nizo twebwe twahisemo kubereka mu buryo bugiye butandukanye. Basuze kandi bifurize kugira ibihe byiza. Mu nyemerere kandi dute tumanuka tugende ku mwanya wa gatatu. Ni korali yitwa abiyemeje. Ntabwo ari korali ibarizwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ni korali iririmba indirimbo zumvwa n'abanyarwanda, iririmba indirimbo baririmba mu buryo bw'ikinyarwanda. Abantu bari hariya bari Goma, abantu bari muri DRC Congo, mwese mudusurize korali yitwa abiyemeje, mubabwira muti korali, cyangwa se ikiganiro Top 10 gitambuka kuri Kwiringira TV. Twabasuhuje cyane kugira ngo mubyumve neza, abiyemeje kwaya, abiyemeje ngira ngo nawe wanyurukira kuri Nuza ukabareba. Abiyemeje, sorry mutwangare gato, twibutse ko indirimbo muri kumva mu kiganiro ni indirimbo yitwa umujugujugu ni ya korali intumwa z'umwami. Abiyemeje ngira ngo twamaze kubona ku murongo, twanga se twamaze kubona kuri mudasobwa yacu. Indirimbo ushobora kuyumva, indirimbo ushobora kuba yumvise cyangwa se unayumva. Ntabwo waba utarayumva indirimbo, ntabwo waba utarayumva. Impamvu intego ari ugushigikira amakore kugira ngo n'abadukurikira muzajye mujya kurebayo indirimbo zabo, nuko tuzajya dukora ikiganiro muri buno buryo kugira ngo mwebwe nimugira amatsiko muzajye munyarukira mujye kureba indirimbo zabo zigiye zitandukanye. Twerekeza tugana ku musozo, ariko turacyafite amakore menshi agiye atandukanye. Mutwemerere tubabwire uko indirimbo zabo zagiye zirebwa, kandi tunababwire bafite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko kandi bamaze kugira ni impamvu ngira ngo twababwiye impamvu twabagarutseho nuko nabo muri Kongo sabo mu Rwanda ahubwo baririmba ikinyarwanda. Byumvikane ko muri comment ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye abantu bandika muri comment nyinshi cyane n'iz'abanyarwanda. Niyo mpamvu twese bo kubigenza gutya. Rero bafite ababo subscribers bagera ku 55 n'abantu 400, bafite video 89 bamaze ku uploadinga. Baragira bati we are abiyemeje choir from DRC Congo. Ngira ngo hari muri kubibona bati turi abiyemeje gukorera Imana, turi hano muri DRC Congo, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero bafite indirimbo nyinshi cyane zagiye zikundwa, yitwa ingo nyinshi, iyamaze kurebwa n'abantu bagira ku 770. Yitwa kandi basemo gukora playlist yabo yamaze kurebwa n'abantu bagira ku 771. Iyi kandi yitwa ibigabo, ikaba imaze kurebwa n'abagera ku 448 imaze amezi 5. Iyi kandi yitwa ingabo z'umwami, ikaba imazeho umwaka umwe, ikaba imaze kurebwa n'abagera ku 338. So ni byinshi nabo twabashimye cyane, twabahaye impano. Ngira ngo muri kubona kuri video twabateguriye cyangwa se tukunyina tubagezaho. Tunyaruke tumanuke tugere ku mwanya wa 4. Turaza kuhasanga korali mukunda muri benshi, turaza kuhasanga korali mumva muri benshi, turaza kuhasanga korali mureba muri benshi, turaza kuhasanga byinshi bigiye bitandukanye. Ni korali yitwa kugana Yesu.
akaba ari korari bazwara mu itura ry'abadivansi umunsi wa karindwi Gahogo, nekezeho ariko n'intara ari Gahogo, simbizi hafi aho ngaho ariko so mbasuhuza cyane inshuti zanjye, ngira ngo harimo abaririmbyi benshi mukunda. Suzana inshuti ya Kwiringira TV cyane, inshuti y'abakunzi ba Kwiringira TV, ngira ngo hari uyu munsi wa none Suzana tumusuhuza cyane, ni intwari cyane. Ngira ngo tujyana ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ngira ngo mujya mwumva ubusesenguzi abafite ndetse n'uburyo muba mumukunda. Igikorere kandi maze ku uploadinga video zigera kuri 69, imaze kugira kandi abayikurikira cyangwa se abasubscribers bagera ku 48. Ngira ngo impamvu ikiganiro twagikoze nuko ngo tujye twibutsa abakunzi bacu, tujye tureba tugaruka kugira ngo tujye twibutsa ibyo abantu bagomba gukora. Video kandi cyangwa se yikora rimaze kugira abakunzi bayo barebye indirimbo zabo cyangwa se indirimbo zakunzwe zuri benshi, harimo yitwa Dusiga iby'isi, indirimbo ikaba yaramaze kuzuza miliyoni 2 y'abayirebye, n'abantu benshi. Yitwa Bibiliya imazeho umwaka umwe kandi imaze kurebwa n'abagera ku 969. Yitwa kandi Abakobwa ikaba imaze kurebwa n'abagiye ku 770. Naho iyitwa Ubwami imazeho imyaka 3 ikaba imaze kurebwa n'abagera ku 498. Naho iyitwa kandi Amaraso ni indirimbo za kera zakugana Yesu cyane. Mu byukuri mugende muzirebe, mugende muzumve, mugende mukurikire Kugana Yesu, musubscribinge. Ngira ngo Kugana Yesu tuzishimira kubona muri abaterankunga bakuru muri kino kiganiro, tuzishimira kubona muri abaterankunga, ndetse si ibyo gusa, inkuru nziza nabo nuko nabo turabiyemeje, abiyemeje muri Kongo namwe twiteguye kubakira nk'abaterankunga bakuru muri kino kiganiro, twumva indirimbo zabo zigiye zitandukanye, ariko kandi murushaho no gushigikira kino kiganiro. Ese uri tayari kugira ngo uze byibuza ube umusponsor mukuru muri kino kiganiro? Ni kiganiro tuzajya tubategura byinshi bigiye bitandukanye, tuzajya tureba abaririmbyi bakundwa, tuzajya tureba buri makora, tuvuge tuti se iyi kora defite umuririmbyi n'uyu, yego yakora yaririmba, ariko si bihagaze ite, biba bimeze bite, twanarize n'ibindi bigiye bitandukanye, tubimanuke byose kugira ngo turusheho kubaka uyu murimo mu buryo bugiye butandukanye. Reka twigere kandi ku mwanya wa 5 mu makorari akundwa cyane. Turaza kuhasanga korari Abahamya ba Yesu, akaba ari korari bazwe ku itura ry'abadivansi umunsi wa karindwi hariya ku Muhima. Bafite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye kuko bamaze ku uploadinga video zigera kuri 78. Muri izo video kandi bakaba maze gusubscribingwa n'abantu bagera ku 44 n'abantu 300. Muzi imwe mu ndirimbo bafite zakunzwe zarebwe cyane, harimo iyitwa Ni Muhumure. Indirimbo kandi Ni Muhumure ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri 1,500,000. Iyitwa kandi Sinaha ikaba imaze kurebwa, ngira ngo Sinaha ni indirimbo nanjye ndimo, mujye kuri YouTube muyirebe, nanjye ndimo. Guys, nizere ko mukomeje kugubwa neza mudukurikiye twumva indirimbo yitwa Umujugujugu. Ni indirimbo ya korari abafite indirimbo nyinshi cyane zitandukanye. Sinaha kandi ikaba imaze kurebwa n'abagera ku 499, nayo hafi 500. Yitwa Sanga Imana ikaba imaze kurebwa n'abagera ku 168. Yitwa kandi Narayibaze ikaba imaze kurebwa n'abagera ku 235. Yitwa kandi n'izindi harimo yitwa Yesu Umugore, Abahamya ba Yesu, ubwo ni Abahamya ba Yesu muhaguru, ibihe bikomeye, nari ngitanyije, iminsi mukuru n'izindi zigiye zitandukanye. Reka mutwemere dusimbuke twirukanka, turikwirukanka cyane kubera gusiganwa n'amasaha cyangwa se kubera gusiganwa n'igihe. Turikwirukanka cyane tugere ku mwanya wa 6. Turaza kuhasanga korari Abakurikiye Yesu, ari nayo korari tugiye gusorezaho. Imwe muri korari twavuga y'ubukombe, imwe muri korari yubatse byinshi, imwe muri korari twavuga ko abantu benshi bakunda kandi ariko mu byerekeranye n'ikoranabuhanga babigezemo vuba, cyangwa se bakimara kubigiramo ntago bakiriwe neza kuko bari bafite indirimbo nyinshi ziri mu mahanga. Nabo kandi bafite indirimbo bamaze ku uploadinga video zigera kuri 213. Ni nyinshi cyane, sinzi impamvu abantu batabasubscribinze. Iyi niyo kore dusorejeho, twabagiye ko twakoze video cyangwa se iyi top 10 yari ishingiye ku bamaze gusubscribingwa byibuza n'abantu bagera ku 40,000. Rero murabibona ko aho dusoreje ni kubari ku 42,000. Twagerageje kureba hirya no hino, tugerageza kureba ku makora, tugerageza ku bahanzi, aha niho dusoreje. Mu byukuri mwarakoze cyane kubana natwe, mwarakoze cyane kudukurikira.
bafite indirimbo nyinshi bamaze kwa uploadinga video 213 nkuko twebabwiye, ariko kandi bakagira ababa subscribers bagera ku 40 n'abantu 200. Bafite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, niko tubayeho imaze kurebwa n'abagira ku 773 igitwa kandi Yesaraje aje kubicu imaze kurebwa n'abagira ku 400 ndetse n'ibihumbi 10, sorry nago ndi kureba neza mu mbabarire, ibihumbi 400 n'ibihumbi n'abantu ibihumbi 14 ya yego. Yitwa Uwiteka aratangaje imaze kurebwa n'abagira ku 264. Yitwa kandi Intwari ni indirimbo imazeho umwaka umwe, imaze kurebwa n'abantu bagira ku 222. So mwakoze kubana natwe, mwakoze kudukurikira. Amasaha yari menshi cyangwa se iminota yari myinshi, ariko tuba tugomba kugira ngo tubikore mu gihe gitoya, namwe tubahereze amakuru, tubahereza update y'uko ibintu bimeze. Nizere ko mukomeje kugubwa neza, nizere ko Nyagasani akomeje kubahira ndetse no kubarinda muri byinshi bigiye bitandukanye. Ndabakunda cyane, nitwa Theophile. Byukusenge mukomeze kudukurikira ndetse mukomeze kubana natwe, by'umwihariko mudusubscribe. Mwatwibutsa ko abakeneye gukoresha ama video mwagana kwringiratv media, abakeneye kwamaza ibihangano byabo mu biganiro bigiye bitandukanye mwagana kwringiratv, ukanyandikira ukampamagara, ndetse ibyo byose ndabigufashamo mu buryo umwe cyangwa se ubundi. Ariko kandi n'abakeneye ko twabakorera ama live streaming nabyo turabikora cyane. Ku munsi w'ejo ku isabato yo ku itariki ya 12 cyangwa se yego ku itariki ya 12 tuzaba turarasa muduha, uzabane natwe kwisa kuva mu gitondo, gahunda yose kuva isabato irangiye tuzakugezaho gahunda. Subscribinga uze kuri kwringiratv yungubane natwe uyu mugoroba cyangwa se muri uyu munsi uri kutwumvamo. Nizere ko Nyagasani akomeje kubona no kugukomeza muri byinshi. Ndabakunda cyane, ciao, amahoro kuri mwebwe, mbabwira ngo isabato nziza, umunsi mwiza, igitondo cyiza, igicamunsi cyiza, bitewe naho uri kutwumvira cyangwa se nibihe utwumviyemo. Ndabakunda cyane 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 cyane. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.